Reka ngusuhuze kandi nizere ko umeze neza udahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro bya MK TV show. Nge nitwe Dikelodi, hanyuma rero nje kutuganire ku makuru arimo kugenda avugwa mu Rwanda, by'umwihariko mu myidagaduro yo mu Rwanda. Hanyuma rero inkuru ya Yampano ikomeje kutavugwaho rumwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Bamwe bati yaragambaniwe, abandi nabo bari kuvuga byinshi bitandukanye. Gusa icyo nakubwira aka kanya nuko dosiye yamaze gushyikirizwa urukiko. Yampano rero cyangwa se uwo rizagwira Florier ubu ngubu akaba yaramaze gutabwa muri yombi, ibyo murabizi. Hanyuma nanone hari indi nkuru nayo irimo kuvugwa cyane ya Shema de Bouche cyangwa se DJ Toxic, nawe wamaze kongera gukatirwa nyuma y'uko ubushinjacyaha butanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko. Ese ibi bimeze bite? Dosiye y'uwo rizagura Florier rero reka bariyo dutangiriraho. Uyu Yampano amaze iminsi rero atawe muri yombi, aho yashyikirijwe ubushinjacyaha tariki 21, ubwo iyi dosiye nibwo yashyikirijwe urukiko, akaba akurikiranweho ibyaha 7. Aha rero umuvugizi wa RIB yaravuze ati dosiye iregwamo urizagwira Florier uzwi nka Yampano yashyikirijwe ubushinjacyaha tariki 21, akaba akekwaho ibyaha 7. Ibimenyetso byavuye muri RFI bigaragaza ko yari afite ikigero kiri hejuru y'ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Ibyaha Yampano akurikiranweho rero birimo icyo gukubita no gukomeretsa ku bushake umugore we, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo zivangura n'ikifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Hanyuma rero iyo bigeze kuri izi ngingo, aba promoter cyangwa se aba vloggers cyangwa se mbese abantu bagiye batandukanye bagenda bavuga ku myidagaduro, aba bazwi nk'aba influencer, buri wese arimo kuvuga ibye, dore ko yagopondati nawe ati rwose abanyamakuru nibo barimo gufungisha uyu musore Yampano, ni impano bari kuzimya, ati cyangwa se hari agatsiko k'abantu bafunze, aba bafungiye mageragere ngo akaba aribo bihishe inyuma yitabwa muri yombi rya Yampano. Isi ibi byaba bihuriye hehe? Cyangwa se wenda weho urimo urabyumva gute? Ni ibintu bigiye bitandukanye. Yampano rero aka kanya icyo nakubwira nuko yamaze gutabwa muri yombi. Ibi bya rero bimuhamye yahanwa bikomeye cyane. Umuvugizi wa RIB Dr Mumarira aherutse gutangaza ko nyuma y'uko bakira ikirego cyo kuwa 11 Gicurasi 2026 iperereza ryahise ritangira. Ku ikubitiro iperereza ryagaragaje ko mu bihe bitandukanye Yampano yagiye akubita uwo yitaga umugore we, ariko babana batarasezeranye, ndetse akamena na telefone ze, ndetse yamara gukora ibyo byose agahita amufungirana mu nzu kugira ngo atagira aho ajya kumurega. Iri ni iperereza ryagaragaje ko kandi Yampano yakubise uwo yitaga umugore we nyine, akamura izuru, ndetse akagenda akagerekaho amagambo mabi cyane agaragaza ivangura. Ibi byo gukubita umugore we akamura izuru bije nyuma y'uko witwa Skytu uyu nawe afunze azira gukubita umugore we, yarangiza akamura umugutwi mu buryo bukomeye cyane, n'ubu ngubu akaba yaratawe muri yombi. Umuvugizi wa RIB nawe arimo yibaza ati ariko ibi ni bike byateye abahanzi, ibi ni bike byateye abastari. Ibi byose rero yabikoraga yamaze kunywa urumogi. Iperereza ryagaragaje ko Yampano nyuma yo kunywa urumogi aribwo yakoraga ibi ngibi mu bihe bigiye bitandukanye, agakubita umugore we akamubwira ko azamwica, ndetse aza no kubigerageza ubwo yamugongeshaga imodoka ari kuri moto, yikubita hasi arakomereka bikabije. Ntabwo byoroshye habe na gato, dore yuko uyu mugore wa Yampano nyuma yo kugonga umugore we, abonye ko agiye kumurega, yahise aturuka akomeza gushakishwa uyu Yampano, ariko rero amaze kubona ko nta maherezo azafatwa yahisemo kwitaba, ariko abanza gukora video yisobanura ku byo yakoze. Hanyuma rero ibya Yampano kurikiranweho igifite igihano gito cyane, no gufungwa kuva ku mezi 6 mu gihe ikindi ari imyaka 7. Uyu rero Yampano mbere yuko ajya gutabwa muri yombi, ibyo yavuze muri iyi video, yavuze ko umugore we ngo yagiye akuramo inda ze inshuro zigera kuri 3 zirenga, ndetse ngo niya kana twite ngashobora kuyikuramo. Yampano akomeza agaragaza yuko umugore we ibi byose ari we wabiteye, agenda agaragaza ko umugore we yamuteranyije n'umuryango, agenda agaragaza ko ibibazo byose arimo gucamo yabitewe n'umugore we, n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko rero Yampano reka tumuveho, dukomeze ubwo n'ibindi bizasohoka kuri uru rubanza nzagenda mbikubwira. Uyu witwa DJ Toxic nawe yongeye gukatirwa, akaba yakatiwe umwaka n'igice usimbura igihano yari yarahawe n'urukiko rw'ibanze. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwafashe umwanzuro ku rubanza ruregwamo Shema de Bouche uzwi ku izina rya DJ Toxic, rumukatira igifungo cy'umwaka n'amezi 6 ndetse n'ihazabu ingana na $1,50,000 by'amafaranga y'u Rwanda, nyuma yo kumuhamya ibyaha byose yarakurikiranweho. Ibyaha byamuhamye birimo ubwicanyi budaturutse ku bushake, ibikorwa bifitanye isano n'ibiyobyabwenge, guhunga no gukora impanuka, ndetse no kwanga gupimwa niba yari yanyoye ibisindisha.
ntabwo byoroshye rero ibi byose bikaba bifitanye isano n'impanuka yabaye mu rukerera rwa tariki 20 Ukuboza 2025 mu karere ka Nyarugenge, ikaba yarahitanye ubuzima bw'umupolisi wari mu kazi ke. Mu iperereza ryakurikiyeho rero uru rubanza urugo rwa DJ Toxic rwaje gusangwamo urumogi, nubwo yari akwiye guhanishwa igifungo kirimo imyaka 4 n'amezi 6 nk'uko urukiko rwabisobanuye. Igihano cyaragabanyijwe bitewe n'uko yemeye ibyaha byose ndetse agasaba imbabazi, kandi bikaba byari ubwa mbere agaragaye mu byaha. Mbere y'iki cyemezo rero urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rwaramukatiye gukora imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 3 asubitswe mu mezi 6 ndetse no gutanga ihazabu ya miliyoni 1.50 by'u Rwanda. Iki cyemezo rero cyatumye arekurwa by'agateganyo, ariko ubushinjacyaha ntabwo bwakishimiye. Mu bujurire bwabaye tariki 15 Gicurasi 2026 ubushinjacyaha bwagaragaje ko igihano cyari cyatanzwe n'urukiko rw'ibanze kidakwiye ugereranyije n'uburemere bw'ibyaha n'ingaruka zabyo, cyane cyane ko kuba haratakaye ubuzima bw'umupolisi wari uri mu kazi. Ibi bisobanuye ko igihano kigomba kuba gifite intego yo guhana, kwigisha no gukumira abandi. Ariko rero ibi byose byari byatanzwe bitari kugera kuri izo ntego. Bwagaragaje ko kandi urukiko rw'ibanze rutubahirije ibiteganywa n'ingingo ya 49 y'itegeko rigena uko ibihano bitangwa, isaba ko harebwa uburemere bw'icyaha cyakozwe, ingaruka zacyo n'impamvu zagiteye. Hanyuma ubushinjacyaha bwari bwasabye DJ Toxic ko yakatirwa igifungo cy'imyaka 5 ndetse agatanga ihazabu ya miliyoni 2.210. Ku ruhande rwa DJ Toxic yemeye amakosa yakoze, agaragaza ko yicuza anasaba imbabazi, ndetse avuga ko icyemezo cyari cyafashwe n'urukiko rw'ibanze yabonaga gihwanye n'ibyo yakoze. Icyakora urukiko rwisumbuye rwanzuye rumuhamya ibyaha byose, rumuha igihano cy'igifungo cy'umwaka n'amezi 6 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 1.50 rushingiye ku mpamvu zirimo ukwemera ibyaha no kuba yararimo atarigeze akatirwa mbere. Nguko rero abantu benshi cyane barimo kugenda bivugaho mu buryo butandukanye. Nawe niba ari igitekerezo ufite wakiduha muri comment ukatubwira uko wowe ubyumva. Ese weho urumva Yampano arimo arengana, urimo kumva uyu DJ Toxic arengana, cyangwa se ubushinjacyaha ikijyano bwamusabiye ni kinini cyane? Ese ubundi DJ Toxic we araza kujurira kuri iki kirego, yongera agerageze kureba ko yakurirwa ibi bihano? Ese biraza kugenda gute? Rero ibyo nibyo biri kwibazwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, buri wese afite uko yumva uru rubanza. Ise weho urabyumva gute? Ngere twayidikira rero, ndagushimiye ku kanya wafashe ukabana nanjye muri iyi nkuru. Reka dusubire mu nkuru zikurikira, hanyuma subscribe ni nziza cyane uyikoze, kuko amakuru yose dukora yajya kugeraho ku gihe. Ukanze like byaba ari byiza, comment tukamenya igitekerezo cyawe, n'ibindi bitandukanye birimo gusharinga iyi nkuru, n'ibindi byose bigamije kudufasha no kudutera courage ngo tubone ibyo dukora mubibona kandi mukabyishimira. Hanyuma rero reka dusubire mu nkuru ikurikira.